Twongeye kubasuhuza cyane mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibahe. Ni Shangazi DATIVA nk'uko musanzwe mutumenyereye mu biganiro by'umuryango, ibiganiro byo kubaka ingo, ibiganiro bigenda bihindura ibintu, bihindura ubuzima bwacu ubwo twari tubayemo bugatandukana n'ubwo tubayemo muri iyi minsi, kubera ko hari ibintu birimo kugenda bihinduka. Ibyo twagiye tubamo kera byo bigaragara wenda nk'ibyo tutagiye tumenya, uyu munsi turimo kugenda tubisobanukirwa kandi turimo kubona ko hari impinduka zikomeye. Ngo zirimo gusenyuka, ziri ku rwego rukomeye cyane, ubona ko hariho gusenyuka kw'ingo gukabije. Hari ibintu birimo kugenda bihinduka, hari ikintu Imana irimo kugenda ikora, abari bagiye gusenya cyangwa se abari barashenye bakongera bagasubirana n'abo bashakanye. Ni ibintu rero turimo gushimira Imana cyane kubwo iki kiganiro kirimo kugenda gihindura ibintu byinshi, cyangwa se ku bantu benshi bagenda batugana baza ngo tubafashe, hanyuma uyu munsi bakaba barimo kudushimira bavuga bati mwarakoze, mwaradufashije. Imana rero nishimwe, ntabwo twabura kubishimira Imana kuko niyo yabikoze, ntabwo ari twebwe twabikoze. Reka rero n'ubundi nk'uko bisanzwe tubanze dusenga Imana mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu. Mana, turagushimiye kuri Imana ikiranuka, tugushimira urukundo rwawe, tugushimira imbabazi zawe, tugushimiye kuri Imana y'urukundo, Imana y'amahoro, Imana yo kwizerwa. Izina ryawe ndishimwe. Tuje mu murimo wawe, turasabye ngo nubane natwe, nutugirire neza. Ntabwo twebwe twakwishoboza, ariko tuzi ko wowe ushoboye byose. Reka ufashe aba bantu bagiye kumva iki kiganiro, kandi Mwami w'iteka, imitima ya benshi ihindukira imbere yawe. Ugire ibyo ukora mu ngo zacu, ugire ibyo uhindura, winjire hose, kuko Mwami w'iteka Nyiringabo, ingo zacu zidafite umutekano, zidafite amahoro, nta bugingo twaba dufite. Urakoze rero ngo abana natwe, kandi tugire neza mu izina rya Yesu, amen. Tubaha ikaze rero muri iki kiganiro cy'umuryango. Ni Shangazi DATIVA nk'uko n'ubundi nari maze kubibabwira, muratumenyereye cyane, ngira ngo abantu benshi rwose mumaze kugenda mubona ko hari ibintu birimo kugenda bihinduka nk'uko ndimo kubibabwira. Imana ibahe umugisha. Rero ni ikiganiro cy'umuryango, aho tuza tureba ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ni ikiganiro tuza twubaka ingo zacu. Hari igihe ushobora kuba waravukiye ahantu wenda udafite nyogosenge, udafite nyoko wanyu, udafite ababyeyi, warahuye n'ibibazo bikomeye cyane, wenda nk'aya mateka yo mu gihugu cyacu ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ngira ngo abana benshi bagiye babura ababyeyi, bakabura imiryango, bakabura abafasha, bakabura ababa hafi, hanyuma bigatuma umwana akura yirera, akura mu buzima bwa wenyine, nta muntu afite yisanzuraho. N'uwageze ngo wenda yakamufashije, ugasanga wenda aramutera ibindi bikomere. Hanyuma bigatuma umwana akura yigunze, bigatuma akurana ibikomere bimeze gutyo, bigatuma n'ubundi atisanzura ku bana, akumva nyine ibye yabyimenyera, yabyigumanira, yaguma muri ubwo bwigunge. Hanyuma bikaza gutuma rero habaho ibibazo wenda mu gihe agiye gushaka, kubera ko ntigeze agira nyirasenge, ntigeze agira umuganiriza wenda nka nyina wabo, kubera ko nyine yabayeho yirera mu buryo bwa gipfubyi. Abo rero ngira ngo rwose bana cyangwa se bakobwa bamaze kuba bakuru, Shangazi Imana yabampaye kugira ngo tugire ibyo tugenda twiga, kandi mbafashe nk'uko Imana yampaye uwo murimo. Ngira ngo abenshi mujya mumbwira ibyo bibazo, mukambwira uburyo mwabayeho, ubuzima bwanyu, ingorane, iki byose bituma nyine mutarigeze mugira ibyo mumenya, hanyuma uyu munsi bikaba byarabagizeho ingaruka. Rero ndagira ngo mbabwire ngo Shangazi ndahari, kandi umubyeyi, ndi umumama, ndi umuntu. Ngira ngo abahaza mubona uburyo kimbakira, ni ukuri Imana yarabampaye kugira ngo dufatanye uru rugendo rujya mu ijuru, ndetse n'urugendo rwo kubaka ingo zacu. Ushobora rero kubura umukobwa ugiye gushaka umugabo, hanyuma ukaba wavuga uti se ni gute nshobora kubona umuntu ungira inama? Tubasha kubagira inama, yaba abakobwa bagiye gushaka, yaba ababyeyi bashatse batarigeze baganirizwa. Barahari bagiye bashaka bataraganirijwe, akagenda akajya mu rugo, akarugeramo rwose atazi ibyo agiyemo ibyo ari byo, atazi ngo ngiye gukora iki, atazi ngo ni gute bubaka urugo, atazi ngo mu buriri bigenda gute, nta kintu na kimwe azi, nta muntu wigeze amuganiriza. Hanyuma bikazamugiraho ingaruka muri iki gihe wenda, cyangwa se no mu gihe azaba amaze kuba abyaye, cyangwa se ashatse umugabo. Mu gihe umugabo hari ibyo amubaza, nawe akavuga ati ibi simbizi, ibi ntabwo mbizi, kubera ko ntabwo yigeze aganirizwa. Ndimo kubabwira ko rero tugira inama abakobwa bagiye gushaka, tukagira inama ababyeyi
bamaze gushaka ariko batigeze bagira ababagira inama, bigatuma hari ibintu bimwe na bimwe batagenda bamenya, hanyuma hakaza kubaho no kuba wenda habaho gusenyuka k'urugo kubera ko hari ibintu atigeze amenya. Aho ngaho iyo mpageze mpita mboneraho kubwira abagabo, niba uzi ko umugore wamushatse ari imfubyi, nta babyeyi, urabizi neza ko yakuganirije ubuzima bwe, yakubwiye byose, akubwira ko nta babyeyi, nta miryango, ntaki, hanyuma urumva ko ibyo ngibyo byatumye atagira ibyo amenya, hari ibyo atigeze amenya. Hanyuma ikintu kijya kimbabaza ni uko wowe mugabo uyu munsi uba uri mu gukondana umugore wawe. Hari abagore bajya baza bafite amarira akavuga ati umugabo wanjye namuganirije byose, mubwira byose, mubwira ko nta muryango, ntaki, nta muntu ufasha, nta muntu wigeze amfasha, ariko uyu munsi yanteye ibindi bikomere ntazigera nkira. Ugasanga buri umwe muratotezamo batuka, n'ibigoryi, nta bwenge bagira, hari ibyo batujuje, hari ibyo badasobanura. Wakwicaje umugore ukamuganiriza, niba hari ibyo uzi wowe ubwawe, ni iki gituma utaganiza umugore wawe ko ari wowe wamushatse akaba ari uwawe, nta wundi mumusangiye? Niba umukunda koko atari uburyarya, muganirize, mubwire, umusobanurire, mubwire ibi ngibi bigenda gutya. Niba hari ibyo atujuje umuganirize uti sheri, ibi bintu bishobora kugenda gutya bigakunda. Ariko ikintu kibabaza cyane ni uko aho kugira ngo umuganirize cyangwa se umufashe, ufata iya mbere yo kumuta ukajya mu bandi bagore. Birababaje cyane mwa bagabo mwe, rwose tugira ngo tubabwire ngo ntabwo ari byiza, namwe twe tubahuguyeho rero. Hanyuma uyu munsi ntabwo turi butinde cyane, tugiye kureba ku kamaro ko guca imyeyo. Ngira ngo ibi ni ibintu dukunda kubaganirizaho kenshi cyane, dukunda kubabwira. Ngira ngo abagore benshi bajya babaza se akamaro ni akahe, n'abakobwa bakatubaza ni iki, bimaze iki, guca imyeyo bimaze iki. Turagira ngo rero tubiganireho. Ushobora kuba utabizi, ushobora kuba ubyumva n'abandi wenda bakakubwira ibitari byo, ariko uyu munsi tugiye kubiganiraho turebe ese akamaro ni akahe. Ibi ni ibintu wenda maze igihe kinini nkora ku buryo nzi neza akamaro kabyo. Hari abajya bazambwira ati twebwe batubwiye ko bimeze uko bigenda gutya, akamaro kabyo ari aka, ariko reka turebe akamaro kabyo nyakuri. Kandi koko nuzagira mu rwawe uzasanga koko ibyo nakubwiye ari byo, cyangwa se nawe umugore nubigenzura uzasanga neza ko ibyo nakubwiye ari byo. Ni ukuvuga ngo akamaro ko kuba umugore yaca imyeyo, ni mu by'ukuri buriya iyo utaciye imyeyo uba umeze nk'umuntu urangaye, kandi buriya ntabwo uba wujuje nyine ibyangombwa. Mu gihe cy'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ni hahandi uzasanga n'ubundi utanejeje umugabo wawe. Icyo bifasha rero kuba waraciye imyeyo ni iki? Gutuma wishima wowe mugore, bikagufasha mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, bigatuma wishima mu gihe umugabo ari mu gutegura, bigafasha n'umugabo mu gutuma nyine yishima muri kiriya gikorwa. Hanyuma ikindi kandi biba ari umwambaro bikwambitse, biba bikubujije cyangwa se bituma utarangara, utagaragara nabi nyine nk'uko umwana w'uruhinja aba ameze. Ahanini iyo abagore cyangwa se abakobwa bakunda kubikora bibaza impamvu zabyo, bibaza akamaro kabyo, bibaza se bimaze iki. Hari n'igihe tujya tuganiriza abana batoya ugasanga nyine arakubaza ibibazo byinshi kuko nyine ntabwo aba abizi, ariko akamaro bigufasha nyine muri kiriya gikorwa. Ushobora kuvuga uti se uko nteye gutya bitwaye iki, uko meze gutya bintwaye iki. Ibi ni ibintu ushobora kuba udafite, ugasanga urugo rurasenyutse kandi ku rwego rukomeye. Kubanga abagabo ahanini dukunda kubikora cyangwa se bikunda gukorwa ari bo bikorerwa, nubwo n'abagore bibafasha, ariko abagabo birabafasha cyane cyane mu gihe nyine ari muri kiriya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ni byinshi rero bifasha cyane. Hanyuma nkabona no kubabwira ko umugore utarigeze abikora ni ikibazo gikomeye. Ibi ngibi iyo mbibabwira ntekereza cyangwa se mpereye shingiye ku bantu nakira benshi cyane. Nakira abantu benshi baza bambwira akavuga ati ngiye gushaka, sinigeze mbimenya, sinigeze mbiganizwa, ariko aka kanya mbibwiwe n'umugabo na sheri wanjye tugiye kubana, turabura ukwezi kumwe ngo tubane, ariko ubu ngubu nibwo abimbwiye. Arambwira ati ninza ntarabikoze, mbese ubwo urumva aravuga ati ngiye yarambwiye ngo nimba ntarabikoze sinzirirwe nzi, cyangwa se ubukwe tubusubike. Undi akambwira ati ngiye yarambwiye ati rwose tushobora no kugwigiza inyuma ariko ukabanza ukabikora. Ndagira ngo impamvu ndimo kubabwira ibyo ni ukugira ngo mbabwire cyangwa se mbereke agaciro, akamaro, agaciro k'ibyo bintu. Rero mugore
nawe ushobora kuba uyu munsi umugabo bikubwira akabwira wenda ushobora kuba aragiye utarabikoze ariko uyu munsi akaba kwinginga wagiye ukajya kubikora wagerageje waribyo kubigenza ukabitesha agaciro ukumva ntacyo bimaze nyine wowe ubwawe ukumva ni ibintu biraho bidafite icyo bimaze ariko buriya kizakurikiraho cyangwa se kizakubabaza ni hahandi uzasanga yagutaye cyangwa se yagiye mu bandi kuko impamvu mbivuga nyine nuko abantu nk'abo ngabo mbakira kandi batigeze babikora bagizweho ingaruka zo kuba abagabo barabataye cyangwa se umwe aba mu cyumba cye n'undi akaba mu kindi. Ntabwo rero turi buvugeho ibintu byinshi ariko icyo nashaka kubabwira no kugira ngo mbabwire ngo haracyari igaruriro. Ushobora kuvuga uti ese uko ntigeze mbikora birashoboka ko byakunda, ese uko ntigeze ngerageza na gatoya ko mbyaye 2 3 4 kangahe ndi mukuru birashoboka cyane, uraza tukagufasha bigakunda imyaka yari yose keretse ni uri hejuru ya 50 aho ngaho niho bidashobora gukunda. Kandi ikindi njya nkunda kubabwira niba hari ukuntu umuntu mujya mugenda nk'uko mukagura imiti mujya muyizana pe mukanyereka muti dore ibintu twaguze byaratwangije byaduteye ama infection abandi bati twarabijugunye. Ntabwo ari byiza gupfa kugura ibintu byose ngo ushyire hariya hantu. Hariya ni ahantu ho kubahwa, ni ahantu ho kwitondera, nta hantu udapfa gushyira ibintu byose. Rero uzi ko wabikoze cyangwa se wabiguze uyu munsi bikaba byarakugizeho ingaruka z'ama infection n'ibiki, ubwo nyine nta kundi ariko biraba twebwe dufite umuti mwiza ushobora kugufasha bikagenda neza kandi bigakura vuba cyane mu gihe wowe utabitekerezaga. Ikindi iyo bidashoboka ko wenda uzi kubasha kubyikorera turagufasha tukabigukorera bikagenda neza. Hanyuma ubwo nende mu kubabwira rero ku bagore bashatse batarabikoze abo turabafasha. Abagabo bazi ko buriya iyo ngeze ngo mutambwira abagabo umugabo n'ubuzi ko umugore watigeze abikora ukoze ko umugore ntabyo afite kandi ubikeneye. Hari abagabo benshi bakunda gutinya cyangwa se kwanga kuvuga, akavuga umugore yabimubaza ati ese ibintu tuzajya kubikora ugasanga nyine arabya ntabimubwiye ntamweruriye. Niba ubikunda wamweruriye ukamubwira uti genda ukora ibingiho kugira ngo muze kugira amakimbirane aturutse kuri ibyo ngibyo. Hari abasore benshi bajya bahamagara bari hanze cyangwa se n'ahandi hatandukanye yarabuze uko bikubwira akavuga ati reka mpamagare shangazi hanyuma mbimubwire azamumfashirize. Bajya babikora gutyo agaca inyuma akampamagara akamubwira ati umukobwa wanjye ntabwo nabonye numva ntakwirekurira kubimubwira mbabarira umfashe inzira zose byacamo ukamufasha uzamufashe ngewe nzakureba. Hanyuma icyo nshaka kubabwira nuko bakobwa ushaka kwibwira ngo umusore wawe cyangwa se muzabana ntabikeneye hanyuma ukazashiduka wageze utarabikoze ugasanga bibaye ibindi. Nabwiraga rero ko tubafasha kuri abo bakobwa bameze cyangwa abagore. Ikindi kandi tubasha gufasha buriya ntabwo tujya duca imyeyo yonyine cyangwa se dukora ibyo bintu by'urubohero gusa ahubwo tugira n'indi miti itandukanye. Uyu munsi ibisenya urugo ntabwo ari iby'imyeyo gusa, ibisenya urugo ni ibintu byinshi kandi ibisenya urugo ahanini urareba ukabona bishingiye ku bitagenda neza mu buriri. Ibitagenda mu buriri rero ni byinshi, iyo urebye ubona ari urugendo rurerure, ubona ari ibintu birebire, ubona ari ibintu byinshi ushobora kuganiraho n'umunsi ukira n'undi ukaza. Hari ukwiga uburyo bishobora gukorwa, hari uko umuntu aba afite wenda ibibazo bishobora gutuma bitagenda neza, hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero bishobora kuba birimo kwanga byaranze mu buriri, waragerageje warakoze bishoboka byose ukavuga uti ese ubundi koko twebwe kuki bitagenda neza, twebwe ko bitameze gutya. Niba uri umugore ukavuga uti ese ngiye kumva numva nta bushake uko abandi babivuga nkumva binteye amatsiko. Umugabo nawe ati se bungewe ko mbona rwose nkaho nkahita ndangiza ese abandi niko bamera. Ni ikibazo gikomeye cyane. Aho ngaho niho nkunda kubabwira iyo rwose iyo hari ahantu byamaze gupfira hariya ibintu byose biba byazambye. Imirimo mukora mu business yanyu ibintu bigiye bitandukanye birazamba nyine kubera ko n'ubundi hariya mu buriri bitagenze neza. Hariya niho twubakira ingo zacu, niho urugo rushingiye, niho rwubakirwa. Iyo rero hamaze kubonekamo akantu gatoya gusa katurutse aho ngaho mu buriri ni hahandi uzasanga n'ubundi umushiha, amahane, intonganya n'ibindi byinshi. Rero ku bafite ibibazo bimeze gutyo Imana yaduhaye n'umugisha wo kubona imiti. Ni ikintu cyiza cyane kandi ni ikintu cyo kwishimira. Ushobora kuvuga uti nagiye ahantu henshi nakubise aha nagiye aha nafashe imiti byaranze, ese birashoboka n'iki? Buriya ntabwo ngemba mpfa guhita nkubwira ngo ngwino uzaze tuzagufasha tuzagira gute. Oya, ntabwo ngukurura muri ubwo buryo, ahubwo ngewe ndakubwira waza
ukaza utaza nyine ngo nta kundi. Ariko iyo uje byonyine biteye intambwe ukahagera ugafata uwo muti, wowe ubwawe ni wowe utangira wibwirira abantu, ubaho ubuhamya uti ni ukuri narageze ahantu hirya no hino, naragiye ahantu hatandukanye, ariko nageze aho igisubizo cyanjye gikemukira. Yego ntabwo turi Imana, ntabwo tugira imiti wenda, ntabwo buriya ushobora no kujya kwa muganga urwaye, muganga akaguha umuti kandi wenda ushobora kuba uhuye n'uburwayi bwawe, ariko kubera ko igihe cyageze nyine cyo gupfa ukaba wapfa, kuko ntabwo twe dutangira umunsi wo gupfa cyangwa se wo kugira. Ariko icyo mbona cyo ni uko Imana igenda idukoresha iyo miti yaduhaye, birimo kugenda bigenda neza. Imana irimo kugenda ihindura ibintu. Abantu barafashe imiti, baragiye hirya no hino, ageze aho yihe bavuga ati ndarekeye, ndabyihoreye rwose. Hanyuma akaza, yamara kuza nyuma akampamagara. Hari benshi bari hanze muri Amerika, hari abari mu Burundi, hari abari muri Australia, hari ahantu henshi hagiye hatandukanye bagenda bampamagara bati twohereze imiti Shangazi, twoherereze. Hanyuma nyuma yo kubohereza nkabakurikirana, nkababaza se bimeze gute. Uyu munsi rero ikintu nshimira Imana no kumbwira bati umukuri twe twarashoboye, twarabuze ko tubigenza, imiti yabiri biradufasha. Nanjye nkumva mbishimiye Imana. Icyo rero nashaka kubabwira, nta mpamvu yo kwiheba ngo wumve ngo byararangiye, ngo wumve warekera iyo, waterera iyo, mbese ukumva hari n'abibwira ngo baraturoze hari, cyangwa se niko nteye, ibintu nk'ibyo. Najya nkubabwira rero ko hari imiti irimo kugenda ibikora neza ku bagabo bafite babura ubushake, bacika intege, ugasanga rwose bacitse intege, ukaba wakwimarira icyumweru, ukaba wakwimarira ukwezi, ukaba wakwimarira amezi abiri, ukaba hari n'abamara amezi 6. Abo ngo rero abageze hahandi yihebye avuga ati reka barandoze, nta nubwo ibintu biteze gukira. Ariko ikintu nshimana nuko abo bose baza bagakira. Nanjye kukubwira ngo rero niba uzi ko ufite ikibazo, wowe uzatera intambwe uze ikizavamo nyine uzakibona, kandi ndabizi ko uzashima Imana. Hanyuma ku bagore nabo batagira ubushake, uvuga uti ngiye ni gute nakubaka urugo rwanjye bikagenda neza, ni gute nashimisha uwo twashakanye, ni gute nabigenza nte, nakora iki. Najya nkubwira ngo nawe Imana yakumpaye irahari, kandi nzi neza ko nawe uzaza ukaguha umuti ubasha kugufasha muri ibyo bushake, gutuma wishima, bikaza nawe kugenda neza. Imana rero ibaho umugisha, kandi Imana ikomeze kubishimira, Imana ikomeze kubagirira neza. Ku bantu bagiye bafite ibyo bibazo byose muzahamagara kuri 0784441825. Izo nizo nomero umubasha kuduhamagaraho. Dukorera ahahoze gereza ya 1930, ugera kuri uwo muhanda ugatambika gatoya ukagera kuri sitasiyo ya SP, hanyuma ugera kuri iyo sitasiyo ukaduhamagara. Naho ngaho hafi rwose, ntabwo ari kure. Imana ibaho umugisha. Reka rero n'ubundi dusenge Imana kugira ngo ibane natwe. Imana turagushimiye kandi turaguhimbaje, tugushimiye iki kiganiro, ubanye natwe, utugiriye neza, izina ryawe nirishimwe. Reka rero ukomeze gufasha aba babyeyi, aba bagabo, aba bakobwa, aba basore, ubagirire neza. Reka umwami wite kugira ibyo uhindura, kandi ukomeze kubaka izi ngo, ukure mu makimbirane, ukure mu macakubiri, ukuremo ibitagira umumaro byose, wirukana imbaraga z'umwanzi zose, ubwiza bwawe bukomeze kuganza. Urakoze, turagushimiye. Ubwo tuzatwumva amashimwe, tuzatwumva abahamagara bashima Imana ko hari byahindutse, natwe tuzagushima tuguhimbaza, izina ryawe nirishimwe. Urakoze rero, ngabafasha abazumva iki kiganiro bose, ubagire neza kandi ugire ibyo ukora, mu izina rya Yesu, amen.